Muraho neza mumeze mute, nizere ko mumeze neza cyane, n'abatameze neza Imana iborohereze. Uyu munsi rero ni muze tujya kureba ukuntu byifashe kwa Zuchu wo muri Tanzania. Yaribarutse, Imana ishimwe. Ni muze rero turebe ukuntu byifashe kwa muganga, turebe abantu bamusuye, inkunga bari kugenda bamuha. Umva byari ibirori, ni byiza nyine, ibintu biri kuhabera ni byiza kabisa. Mbega urukundo sha, uyu muntu arakunzwe pe, Zuchu baramukunze, umugabo we Diamond abantu baramukunze. Umva reka dukomeze turebe rero, turebere hamwe abantu bagiye bamusura ukuntu byifashe. Ndakomeza mbahereza amakuru ku gihe ukuntu biri kugenda bigenda rwose. Umva ndaza kuhababera, reka turebe rero, dutangire turebe ukuntu nyine bagiye bamusura. Mbere yuko rero dutangira kureba ukuntu bimeze, abashyitsi bamusereka manze nkwereke decoration. Si decoration, mana we, mbega decoration nziza nyine, hasaga neza, ibintu byari biryoshye, barabyiteguye. Uyu mu princess baramwiteguye kabisa, ikigaragara ibintu byari good kabisa. Reka nkwereke rero ukomeze urebe. Ku mwanya wa mbere rero umuntu wamusuye ni papa we. Uyu ni papa wa Zuchu, yamusuye, dore nguwo rero ateruye umwuzukuru ari kumureba. Uyu mwana abantu benshi bavuze ko ngasa na Diamond cyane. Reka dukomeze turebe. Uwa kabiri rero ni Rayvanny niwe wa kabiri niwe wamusuye, azazanye indabyo 8. Yazanye indabyo 8, bamubaza impamvu yazanye indabyo 8, ababwira ko impamvu yazizanye ari uko uyu mwana yavutse mu kwezi kwa munani. Ngo nuko yavutse mu kwezi kwa munani niyo mpamvu yazanye indabyo 8, ngo kandi nawe akaba avuka mu kwezi kwa munani. Umva hano rero yarimo aganira abwira Zuchu felicitation, amwifuriza ibyiza n'umwana yabyaye. Yabwiye aganira na Diamond. Umva Rayvanny ngenda mukunda mu dukunda asetsa. Ibintu bye byose ubona biri funny. Nguwo rero yarimo aganira na Diamond hano, arangije yibuka ko atarareba umwana, niho kujya kureba umwana. Umva ariko yarebye umwana, umva ahita asa n'umuntu bikaze, kuko uyu mwana asa na Diamond cyane, ngo barasa cyane kabisa. Hano yarimo amubwira ati kabisa uyu ni uwawe rwose pe, umva uyu ni uwawe kuko murasa cyane. Ngaye nguko rero uyu niwe muntu wa kabiri wasuye Zuchu na Diamond kwa muganga. Ariko dore decoration y'icyumba, mana yanjye, umva iki cyumba cyasaga neza, ibintu byose byari biri ku murongo, byasaga neza. Ni byiza kabisa. Aha rero hari hageze ko Rayvanny nawe ajya gutanga, navuga ibihembo, ajya guha umwana wavutse amafaranga, kuko hano bari bahashize ikintu nyine ku buryo buri muntu wese wageraga hano yajyaga gutanga ibihembo nyine, agaha umwana amafaranga. Ahangaha umwana abonye Diamond yapostinze ko nyine adakeneye indabyo, kuko abantu bari bazanye indabyo ari benshi, aravuga muzana amafaranga. Dore nguwo Rayvanny rero arimo gushiriramo umwana amafaranga. Reba wabaye, umva yayamuhaye kweri. Dore nguwo umva yazanye igikapu cy'amafaranga, dore nguwo ari gushyiramo amafaranga. Allahu akbar, ari kuyashiramo ngayo. Umva yamuhaye pe, yamuhaye amafaranga. Dore nguwo aracyashiramo. Diamond nawe ari kuvuga ati umva aramuhaye kweri. Umva dore nguwo aracyashiramo nyine, byabarinze komeza ashyiramo amafaranga. Ariko yamuhaye amafaranga pe. Ariko si nawe gusa, n'abandi basitari benshi ba Tanzania umva babahaye amafaranga, bahaye umwana amafaranga, bamwishimiye kabisa. Ujue binti huyu unapoleta pesa haimaanishi kwamba eti unakuja kuwatibia wazazi wake. Kiukweli wanahitaji tu machombeza, ila kiukweli nimpongeze binti, kazaliwa na wazazi matajiri. Babake alhamdulillah, mamake alhamdulillah, lakini pia ngozi sasa hapo kwenye hapo boy. Ndio basi. Katuenda boy. Kuna kitu kimoja wanawake wanafanya sana.
kitu wana sherehe zao. Sasa katika hili mimi wa sherehe yangu nimekuja leo naitwa baba mnanitazamaje. Nitakwambia peleka twakomeje rero n'umuntu wa gatatu wasuye Zucu na Diamond kwa muganga. Dore nguyu ni Omidiponzi, nguyu rero umva nawe yajyanye ibintu mana. Uyu mwana nyine ni umugisha kabisa, ni umugisha. Bamusuye ari abasitari benshi, bamusuye inshuti n'abavandimwe, bamushyiriye ibintu. Dore nguyu rero Omidiponzi nawe yari yishimye, nabo bishimye. Dore ngibi ibintu yazaniye umwana ariko ba felicitation. Dore ngibyo ariko ibintu ni byiza, birashimishije ko yamuzaniye. Dore ibintu byose yamuzaniye pe. Umva ngibi mana yanjye gusubiza ibintu urabona bishyira kuko abantu babahaye pe. Mbabara ukomeze urebe ugeze ku musozo urebe ibona umuntu ngo baramuhurira ngo umwana baramuhana. Rero agiye gushiramo amafaranga nyine. Iki kintu nakubwiye ngo bagishyize hano nyine kugira ngo buri muntu wese waje ashyiramo amafaranga. Dore amafaranga wowe. Dore amafaranga nyine yabahaye n'ibintu byose yabahaye. Umva bishimye nyine, abantu bishimye cyane. Na ba Diamond na Zucu nabo bishimye nyine. Umva inshuti n'abavandimwe bose bari mu byishimo. Bizariye akana k'agakobwa kabisa, bakishimiye mana. Ibintu ni byiza pe. Undi muntu rero nawe wabasuye ni umushiki wa Diamond, Queen Darlene. Nguyu nawe n'umuryango we, umugabo we n'umwana, nabo bageze kuri Diamond, kuri musaza w'ubwo ngubwo. Ngaba bari bari kumuha felicitation, bazaniye amagift umwana. Umva ibintu biraryoshye, bimeze neza. Ku mana tuyishimye, ku mana Zucu yarahindutse koko. Mana kubyara si imikino kabisa. Rero ukuntu Zucu yabaye n'ukuri, yarabyibushye cyane nyine nk'umubyeyi. Ariko mana ni byiza, barishimye. ngo Diamond rero umushiki ari kumuha felicitation. wawe ibintu ni byiza kabisa, birashimishije. Dore ngiyi nguwo rero akumana. Hano rero barimo basomera umwana iduwa, bari kumusomera iduwa, bari kumwegereza Imana, bari kumuragiza Imana. Ku mana ariko byari byiza disi. Undi mushyitsi nawe abarinzi ariwe Divoice, akomana n'umusheri we. Divoice nawe abaraje azanira impano umwana. Akosha
ibi bintu ni byiza kweri. Umva dore nguyu Divoice nawe yari yaje yazanira umwana gift. Zucu yari yishimye akomana hano. Zucu yari yishimye byatari ari kwakira gift ya Divoice. Divoice nawe ni umuhanzi wo muri Wasafi, nawe afite indirimbo nyinshi na Zucu. Dore nguwo rero uwo ni umusheri we arimo gusuhuza Zucu hano. Dore ngaba nyine nabo barishimye bya hatari nyine bari kureba akabebe. Nabo bavuze ko uyu mwana asa na Diamond. Abantu benshi nyine bari kuza bakavuga uyu mwana asa na Diamond kweri. Nyine umva ngo yibyaye pe, ngo Diamond yibyaye yagiye mu ndaragaruka. Wow, dore ngaba rero barimo barabafelicita, bari kuganira nyine, ariko umva ni ibyishimo kabisa kumva. Divoice rero na nguyu yari ari gushiramo amafaranga muri cya gisorori bashize hano, abantu bose bari gushiramo. Nguyu yaravuze ati ndashiriwe kabisa, njyewe ni nayangaya nari mfite. Diamond nawe ari kumushimira, ahita atangira rero Divoice gusomera umwana iduwa n'ababyeyi bamwegereza Nyagasani wabo. Bino bintu ni byiza kweri, bamusomera iduwa, aya maduwa yose amugereho, amina. Nukuri Imana. Hano rero hari hinjiye uwundi mushyitsi ari we mukuru wa Diamond. Uyu nguyu nawe ni umuvandimwe wa Diamond, akaba ari umukozi muri Wasafi. Nguyu rero yaraje gusura umwana we, aza amuzaniye iPhone 17 Pro Max. Nguyu yavuze ko iyi 17 Pro Max ari iy'umwana. Ibaze uyu mwana pe. Nguyu rero barimo baraganira nyine yanabafelicita. Nguyu akwiye ibintu rwose byari byiza pe. Mtoto sababu naye yule mtoto maarufu, mama maarufu, baba maarufu, afu wajumba zake sasa. Unajua tena kwa sisi tunashukuru sana ndani ya mtoto hiyo. Maana umekamacho kwenye Sima hii sio mtoto, hii sio mtoto. Hii ni ya mtoto hii si. Mtoto kiongozi kutoka Apple Service Center. Ni mwanangu jikuwa tu na 17 miaka. Leo unaanza kwenye 17. kiongozi wake. Unataka kustruggle tuanze na 11. Hapana. Wewe una tabu. Tabu tupata sisi. Hahise hakurikiraho rero undi mushyitsi witwa Nelson. Uyu nguyu nawe ni umukozi wo muri Wasafi. Diamond akaba ari boss we na Zucu akaba ari boss we. Nguyu rero nawe yaje kubasura, ari kubafelicita. Ubu nyine abantu bose bishimye, mashallah, bishimye nyine ibintu byose. Urabona ko umva bimeze neza kabisa. Uyu mwana abantu bari bamutegereje ni benshi ko bigaragara. Nguyu rero nawe yabafelicitaga. Ibintu nyine byari byishimo nk'uko mubibona, ama gift yari menshi, indabyo. Ibintu nyine byari biryoshye. Uyu nawe rero ni uwundi mushyitsi nawe guturuka muri Wasafi. Nawe ni umukozi wa Diamond, yazanye n'umugore we. Ngabo nabo bari bishimye, bari kubafelicita. Abantu benshi babasuye, inshuti n'abavandimwe. Ikigaragara nyine aba bantu umva barishimiwe. Ngabo rero bari barimo babasomera iduwa, basomera ababyeyi iduwa n'umwana, babaragiza Nyagasani. Mana nyine ibi bintu byari birimo Imana pe, byari byiza, byari bishimishije.
Leo mimi ni mzungu ni maua. rero na inshuti n'abavandimwe bakomeje kubasura ari benshi kabisa, babasuye kweli bana babishimiye nyine ibintu byari byiza nk'uko mukomeje kubibona, byari byiza pe kandi bikomeje kuba byiza. natwe dusabire Zucu n'umwana yabyaye, Nyagasani akomeze ababe hafi, bakomeze kwishima, umwana akurire mu biganza bya Nyagasani. Imana njye ndumva nishimye cyane, ndumva nishimye pe. Imana rero ikomeze ibabe hafi, nicyo nanjye nabasabira. Nguyu rero umushyitsi nawe yatangiye gushyiramo amafaranga muri cya kintu cy'umwana, mana kiri kuzura, bakagenda bagasuka amafaranga bakagarura bagatereka aho ngaho, abantu bagakomeza bagashyiramo. Nguyu rero undi mushyitsi nawe wari winjiye. Uyu mushyitsi rero ni umuntu ukomeye cyane, ni minisitiri wo muri Tanzania ushinzwe ibintu by'amazi, ni nk'uko wavuga nyine nka wasake. Uyu rero ni minisita. Nguyu nawe yari yabagezeho, umva basuwe n'abantu b'ibikomeye babarenze. Nguyu nawe rero yarazanye n'umufasha we, barimo kubaha felicitasiyo nyine, umva ibintu byari byiza pe. Ngaba rero babazanye amagifiti, babazanye indabyo, nyine bari babishimiye cyane. Uyu nguyu rero ni minisita, umugore we. Aha rero barimo baramutsa mama wa Zucu, urumva nawe yari ari hano hafi, ntabwo yari ari kure. Nguwo rero barimo bamusuhuza, mana nyine ubona ko ibintu ari gudi ngayo nguko rero. Hano rero hari hinjiye abandi bantu, aba nabo rero ni abandi bashitsi nabo, umva inshuti n'abavandimwe bari bakoranyeho kabisa. My God, byari byiza nyine. Ngabo nabo nyine bari bishimye, bari kuba felicita, ibintu bisaba cyane. Uyu nguyu atajya gushyiramo amafaranga ye, nguwo ari kumukomera amashyi nyine, umva nawe ko yayashizemo. Dore nguwo nawe rero bakomeje kuyashyiramo, ariko mana babahaye amafaranga. Mana uyu mwana avukanye umugisha pe, dore ngayo nyine bari kumushiriramo amafaranga, bose bayashyizemo. Nyine byari byiza, byari byishimye, byari yishimye. Uyu nawe rero warimo asekesha akana gakinisha, nawe ni murumuna wa Diamond, nawe ni umuvandimwe we. Urumva uyu mwana nawe amubereye tonto. Nguyu nawe rero bari bishimye, mana nyine ibintu byari amahoro gusa. Ngaho rero mukomeze murebe nyine abashitsi bagiye batandukanye bagiye bahagera, urebe ibintu byose bagiye bazana.
mana byari byiza nyine mwebwe muze kumbwira muri comment kabisa ukuntu muri kubona bino bintu ukuntu ari byiza, nimba kandi nishimiye Zucu na Diamond ko babyaye umwana mwiza w'umukobwa. Ubishire muri comment ubimbwire kandi unabasengere ku Mana. Nguyu rero nawe ndi mushyitsi hano rero hari hinjiye Baba Levo. Uyu nguyu rero bamwita Baba Levo, ni umuntu hafi cyane wa Diamond. Nguyu yari yishimye mana, yari yishimye cyane nyine mana, nyine hano yavuga ati nakererewe natinze kuza, yari yishimye nyine yabonaga ko ari byiza. Nguyu rero yari ari gushaka umwana, bahita babanza kumwereka abanza gushyira amafaranga. Nguyu nawe ari gushyiraho amafaranga yazaniye umwana n'ababyeyi be. Nguyu ari kuyashyiraho yishimye, avuga ukuntu umwana yishimye, ari kubasabira umugisha ku Mana. Nyine byari byiza, byari ibyishimo gusa. Mambo ya kwenda kukushutia video. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na wapongeza sana wazazi wangu kwa kuniletea dada yangu katika umri huu nilionao. Naamini Diamond sasa ufunge kizazi. Inatosha. Inatosha. Mama hongera sana, Mungu ni mwema. Nataka niwaambieni wa Tanzania, Mwenyezi Mungu alinijalia hili penzi na ndio maana amewapa mtoto wa kike. Angekuwa mtoto wa kiume Diamond ulikuwa umeingia kwenye hekaheka. Mtoto wa kike, copyright Diamond mtupu. Ni baraka. Hii ni baraka. Mzee Rukuga mtupu. Na leta dola huyo. Fungu ni mama. Fumbwe. Unachukua kwenye begi la Diamond unazileta huko. Alhamdulillah, Mungu ni mwema. Hii ndio riziki yangu Mzee Rukuga bana, nashukuru sana. Mungu ni mwema sana. Kwa kweli nimetoka Dodoma, nimerudi na ninarudi Dodoma tena bungeni, kesho nitakuwa niko bungeni. Yes. Nina furaha moyoni mwangu kwa kumpokea dada yangu mtoto. Sasa mimi ndio nilikuwa mtoto wa kwanza na huyu nadhani Mzee Rukuga. Sababu Zuu paka aje afanye tena muziki, aje apate mtoto mwingine, amwache huyo mtoto kwanza afikishe hata miaka 7 na nini. Maana kwa utobiti tukuchome sindano za uzazi. No, tunakwambia ukweli. Tukuchome sindano za uzazi ili fike miaka 7 ndo aweze kupata mtoto mwingine. Azibe ile gap kimuziki. Usimshindilia watoto ukamuua kimuziki. Zuu. Usikubali mama yangu. Kuna sherehe hii baba na mtazamaji mimi wengi tunza baba kama utataka jicho ya mwenyewe, kama utatupesha na kushusha basi inaona kweli ndio hivyo yazo yani bigi mwana kwenye hela utasema ana hela yani juzi mimi nimetunza hivi narudisha nyingine mfukoni kama hivi kabisa. Ariko ningewe ubonye gusa sinakunze ikintu cy'ukuntu nyine aba bantu bose ukuntu bagiye baza gusura umwana ariko nta muntu n'umwe yigeze amuterera nyine, kandi nyine ni byiza nyine biri kurinda umwana kuko abantu bose baba baje gusura umwana ntabwo ariko bose bari beza, ntabwo ariko bose baba bamwishimiye nyine. Rero icyiza kugira ngo wirinde ibintu byinshi nyine, kugira ngo wirinde ibintu bya hato na hato nyine, ngiye mbona icyiza ari uko umwana mu bantu nyine bamuterura. Rero ni ukuntu bose nyine babyubahirije ari byiza, njye nabikunze ukuntu nta muntu n'umwe wigeze afata umwana amuterura, bamureberaga ahari which is good, bamureberaga ahari ubundi bakamuha ibyo bamuzaniye, ariko nyine bari bishimye pe, bari babyishimiye. Bino bintu ni byiza kabisa. Sisi aliyendi wa kwanza kwa mtoto kwanza. Sisi tunahakikisha safari zote za ndege
Business of first class. Kwa tuna zawadi yetu. Bwana Bravest ana cha kwake cha kuchangia. Unajua hapa hapahitaji maneno mengi ni. Na kwa kwanga mishahara yetu tunaijua. Ndio. Fungu la 10 litoke la maana. Ndugu wa upande wa umamani. Mteule si mwezi na bado mfungwe kwa heshima yake. Inabidi tu niongezee. Ndio nasema kwa kuwa alikuja yeye alijana na maliza lijae. Ndio lijae. Unarudimiza Unajitafutia matatizo. Ndio lijae. Kipi nasema litajia. Sasa Fumbwe anadidimiza ili lijae. Fumbwe yeye alichokosea. Ndio. Hizi hakuwa nazo. Hakuwa nazo. Beka alikuwa nazo hizi tu. Kwa hizo mtoto wetu. Hajamaliza. Ebra kimwe. Bereja. Babu we mwani tendea karuni. Babu we mwani tendea karuni. Amesema nani baba wa mchanga kwamba maua ametoa nyuki. Sasa tunataka tujue nyuki huyu hatoweza kulamba hii asali. Maua haya Kwanza hayana ile copyright. Mpaka mheshimiwa mbunge umetisha sana. kwanza tukupongeze Janga sisi ambao tuna mtoto tayari na mzazi anapenda ngahe nguko rero dore nguyu umuntu dusorejeho mu bashyitsi bose babasuye. Ndakomeza ngende mbahereza update y'ukuntu ibintu biri kugenda kwa muganga, byose ndagenda mbibahereza. Wowe ukore subscribe niba uri mushyashya, ubundi dukomeze turyoherwe, dukomeze turebe ukuntu biri kugenda bigenda kwa muganga nyine aho Zucu ari n'uruhinja rwe n'umugabo we. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze ibahe umugisha.